Yesu abwira Petero ati ja kuroba ijanga wasamure mbona. Arabizi azi kubura ifaranga. Nibivuga ifaranga ndabona mukanguka kabisa. Arabizi. Ya. Yesu yigeze kujwigira umunsi umwe bimukomereye. Niwo munsi yasenganya amaganya abwira Imana ngo ma ngo kiriya gikombe kidenze. Ijuru riratabara muri mwohereza marayika wo kumwongera imbaraga. Bamukiriza umuntu mubwire ngo data kohereze marayika kongera imbaraga. Urugendo rurakomeye. Ohereze marayika amukora. Umuririmbyi yararirimbye ngo nyura mu misozi, ngo nyura mu mataba, w'ibyo byose ngo niko birusha umutima. Ibi Yesu arabizi. Yarabigiriye aravuga ngo ma yari mareba inkoni zeje akabona arabwira Uwiteka ngo Mana wikiwa vema uniondole nimba bikushoboka unkurire uyu musaraba. Yesu aragaruka aza kuyambaza abigishwa be ngo bamufashe gusenga bari uzakomeye asanga bisinziriye. Bamukiriza umuntu ngo umusaraba ni uwawe humura komera wishiraho abantu imitwaro. Asanga barasinziriye ariko bari abahungu ba Yesu bagiraga ibitotsi bibazo abantu basinziriye mu mbeho. Tukaza turenganya ngo ntitugufasha gusenga twebwe dufite imatera. Yesu arabakangura ati nimuvuke mumfasha. Akirenga baba barasinziriye agaruka arumirwa arababwira ati nukuri umutima urabishaka bari ku mubiri. Umuntu naguta w'imfane ngo niwamugezeho niwamufashije reka muhereze turufu uzumubwira ngo muvandi umutima urabishaka ariko umubiri warawe. Umvise uzumubwira ati nukuri umutima warubikene ariko umubiri wajyara kandi bizabibaho ukumva ufite inyota yo kugera ku muntu ariko umubiri ukanga. None se wovana muri Nyamirambo n'amaguru ntati kufite umubiri uba wanze. Nari gutekereje ngo bazana amandazi niba ngo utasubiza guhera indazi cyo bari ikibazo cy'inzara. Ariko ibyo ubwira umuntu ukavuga mena aheruka kurya ejo bundi. Kureba abantu babiri bakeneye amandazi kabisa. Imana rero itugerageza mu buryo buke. Imana igitugerageza mu buryo iyo turimo tuyisaba ikatwima ibyo turimo tuyisaba ikakugerageza mu rugo. Rimwe na rimwe ukibwira ko itakuzi ariko ibiriho. Icyakabiri hanyuma mbabwira ijambo nasomye dusoza n'abarambiye ndakeka. Icyakabiri Imana izitugerageza mu byo duhaye ikaguha yarangiza ikagupira ikakubwira ngo singa uwaye ibihumbi 110 maze igasanga yahaye ibandi kumirwa. Oya ndamukiriza umuntu umumbarize ngo yiguhaye ikagusaba izisangura iki ni igisubizo cyo mu mutima wawe. Igiduha yarangiza ikagaruka ikavuga ngo mwana wanjye ndaguhaye nawe mpereza. Yewe warangiza ukayi ikavuga ati yo mwene ngango akabaye icwende ndikoga. Hanyuma dore kutagira isoni ejo ukagaruka tuwite bya bindi bya ongera umbe. Umugabo umwe w'umukire soreze kuri iyi histoire hanyuma mbabwira ijambo nasomye. Ubundi nkunda gutera urwenya ariko nkunda kuvuga ukuri. Amen.
Haleluya. Hanyuma umugabo umwe w'umukire yubatse supermarket ashiramo buri kimwe cyose. Arangiza aravuga ati iyi supermarket ndenda kuyiheza umuntu, kuyigabira umuntu, kuyiheza umuntu, ku blessing umuntu nayo nyimuhereza kama zawadi, ni muzawadi, nyimuhe gift. Atari ku muntu ndi buyihe, no muntu ndi bugerageze. Natsinda exam nibwo ndi buyimuhe. Afata amabandari y'amafaranga, yatse imodoka agenda ashaka umuntu ari bugabire supermarket. Ageze ahantu asanga umugore uryamye munsi y'igiti wishwe n'inzara, abantu basabiriza. Yarimo asabiriza abura abantu, ibitotsi biramukubita arasinzira. Ubundi habaho ibyuya bitatu n'ibitotsi n'ibitatu. Nubona umuntu afite icumi utazagira ngo ni amaraso menshi, hari igihe cyaba ari inzara. Kabisa. Nibyo. N'ibitotsi yabaye ibitotsi by'imiruho. Umugore babyita kugwa gacuho. Umugore agwa gacuho aratemba munsi y'igiti. Umukire umutima uramubwira ati ariko uwayigabira uriya mukene ko ari wikwiriye uke, atari ko reka mbanze mugerageze. Afata ya mafaranga arayazana ayarambika imbere ya wa mugore. Arangiza asubira mu modoka yari filime, akomeza kumurebera muri filime. Umugore aratwawe n'ibitotsi byakangutse, asanga amabandare amafaranga imbere ye. Ariko si ku munsi wokangukira kwa amafaranga. Ariko umudamu akangukiye ku mafaranga. Umudamu areba umuntu yasize aramubura, aravuga ati wite uburanyibutse. Koko yari namwibutse. Umumama aravuga ati reka niruke mu iduka kore shopping y'ibyo kurya. Yari afite abana. Mumve 50 kilo y'umuceri, 50 kilo y'akawunga, ibishimbo, amavuta, liste ndende. Yari afite amafaranga. Wa mukire abona undi mushonje ari gutambuka, aramugobeza ati yewe ngwino. Ati nturebe uriya mumama muri gushopinga mu iduka ry'ibyo kurya, atafite amafaranga, genda umugerageze uyamusabe turebe ko yaguha. Umumama atarishura ibyo kurya abona undi mushonje, aramukomanga aramubwira ati muvandimwe ufite amakuru, ufite amafaranga, none umwana wanjye ari mu bitaro, nabuze amafaranga yo kumuvuza, none uwo mfasha. Wa mukire ari kureba sene, yahaye amafaranga amuteje undi mushonje. Tubanze tugaruka aho ngaho. Ari wewe oyatanga cyangwa wamubwira ngo ni shetani kohereje, byakomera. Oya byagorana. Umudamu ntazi uwamuhaye ifaranga, ntazi n'umwohereje uwo muntu. Abwira nyiri shop ati ibintu byose bisubizeyo. Ibyari 50 kilo genda umpereze kilo kimwe kimwe. Hanyuma nyiri shop ati bigenze gute se? Urumva nyiri shop nawe yarabonye umukiriya ushushe, aterega uyu mushonji wundi ashaka kuvuza umwana. Kandi njyewe ntawe urwaye nubwo bashonje. Rero iki kilo kimwe kimwe ndabagaburira uyu munsi, ibyo ejo bizuwite. Arayamuhaye, ayaha wa mushonje ati genda uvuza umwana. Wa mushonje asohoka aserebura, anyura ko wa mugabo atarayampaye. Arayaguhaye ati pe, zikora abashonje bagira umutima mwiza. Bamukiriza umuntu mubwire ngo iyo umuntu apfuye nta faranga afata azi uko umutima w'ubusa. Ubundi tuzi kugira umutima wo gutanga, none se uratanga ubusa. Uriya wari yari umushonje, nyamara ufite umutima wo gutanga. Wamukira ati ntizumvikana, arayaguhaye nawe biramutangaza. Hari igihe umuntu agoyeza examen wayitsinda kume, umukira toke ngaho komeza ugenda. Wamukira ava mu modoka
intambwe imwe zibiri zitatagera kuri wa mushonji barimo bamupfunyikira ya 1 kg ya kilo imwe. Urumva yari butwara imizigo atwaya utumutungana. Wa mugabo aramubaza ngo mbwira niki cyagushoboje, niki cyagushoboje gufasha undi muntu? Aramubwira ngo mwene data yantoyeho umutwaro kandi nari mfite amafaranga kandi sinariza aho yavuye na n'ubu sindabimenya, nizeye kwe ejo iyo yazanye izongera kuba. Umukiriya aramubwira ati nijoro yashize imbere yawe ati kandi nijoro wakoherejeho umushonje ngo agusabe turebe nimba umuntu duhaye agira umutima wo guheza abandi. Ni wowe wayambaye none kuki wanteje umuntu? Ati nenda kugukoresha examen. None si yo examen akagenda gute? Ati nendaga kureba nimba ufite umutima turamutse tugufashije nimba woza ufasha abandi. None examen wayitsinze gwina tuguheze supermarket. Imana iraduha yarangiza ikatugerageza, ishaka kuduha byinshi ariko yakugerageza muri bitoya igasanga wabikomeye, ikavuga ati uyu muntu nubwo n'uwo twomuha byinshi ni umugugu. Halo, ariko mbebi nazo nizo mumara. Mungu akikuinua ukumbuke kuinua watu wengine, na Mungu akikubariki kumbuka kubariki